yuko ejo hawe ni heza haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe hahishe byinshi nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe. Umwana ameze neza animatrice yambwiye ko buretse gato umva Shyaka garuka hano urabona ukuntu watanya kandi wanakererewe abandi bana bageze mu ishuri kare ubundi wakerejwe n'iki ni nabuze uniforme zanjye nagomba uniforme zawe se wari wazibuze he hari umuntu naraye nyine nagomba kujya kuzifata mu gitondo kandi nari nababuze nagomba kujya kurira mu binani kandi umbeko ubwo rero wabyutse ushaka ibinani byose ubyirukamo mugiye gushaka uniforme ariko se uwo mwana nawe yagowe ubwo abyuka yirukankana uko bukeye cyangwa araryama yakwicura agahita yiruka simbizi ariko arababaje disi none se ubundi we kuki atiga ntabwo mbizi cyeze imubajije uzamumbwirire Shyaka azaze kundeba gusubiza mu rugo urumva sorry ari umwana nawe no vugana nawe wari wakerewe muyo karame nabura muraho neza diretse makuru yawe neza kutugendereye se kandi nanone ndabagendereye cya gihe twarabonanye ingezeho cya gitekerezo ariko naratashye mbitekerezaho numva koko birakwiye ko tujya kuganiriza uriya kimwe cyo kujya kureba Louise tugiye kujya kumuganiriza koko akareka gutwara abagabo b'abandi abagabo b'abandi yego none se wateganya ko azajyayo ejo cyangwa ariko reka nkubwire wese tukagenda ubu ufite umwanya nubwo twari buzajyane na Bea reka tugende aka kanya natwemerera akareka ibyo yakoze tuzasubiraho nk'abagore b'umudugudu twese tugiye kumushimira ahubwo se ntibambwiye ko Bea tuzajyana oye nyine ndakubwira ngo Bea kubera ko turamutse tugiye twenyine ntacyo byaba bitwaye aho nyuma tukazasubirayo inyuma naramuka yabiretse tukazasubirayo inyuma tugiye kumushimira yego nibyo ntacyo byuba nibyo pe reka tugende Auntie. Hi. Wow, Auntie kwambaye neza cyane mvuye mu kirori cyo kwa ndamukunda. Wow, twariye twanyoye ariko ndananiwe. Ndashyirira. Wow. Auntie kwambaye neza ntabwo wabyumva. Ntabwo ajya mu birori by'abasirimu usa nabi. Bakwicaza inyuma. Cyakuzura umusirimu pe. Si mafiye ndagerageza. Ngira kera n'abasaza umaze gusaza ndende burya ni ibintu byawe narakubonye ndetse wowe nimba kundana ni wowe wahagaze reba imihango yo gusaba yo yatinze ebana nkumva nava mu ntitahira sinkunda ibirori bitinda bararambirwa pe ndumva naniwe pe cyane usigaye kunsiga wigendera ntabwo nagusiga nubwo naniwe kwicara akanya gatoya Musanti wahise tugakina ntabwo urabizi ko mbikunda ngaho reka dukine umukino muri basi umwe ariko utagira uwa kabiri ntuzarebe ibintu byinshi ndabizi ko ukunda amakarita kaze mwereka kanseri sawa Musanti Karame yego istanjanye mu ni uje nababwiraga ngo ufite indi gahunda nari nzi ko nawe wagira ko se ko ubundi wambaye neza ubundi uvuye hehe n'umushu wanjye nagiye kureba uzi ko rero ugikureba neza niba ari umunaniro narinzanye nawe hari aho uvuye oya n'umushu wanjye nagiye kureba hano hafi shaho ubukwe bwajemo abantu benshi kubwire nata hari nk'abantu 3,000 ibaze imodoka zakubise ziruzura ya parikingi ya harya kuntuza urabona ya kiriziya
ewa hari abantu uruvunganzoka rw'abantu amamodoka ntiwari kumenya n'umugeni nabonaga bamushungereye nkaho You have to choose. je prends de l'urwana quand même Thank you. pour les jeunes cheers niba ari byeri nanyoye umvaga nakimwe nkuye byeri ashaka kunywa amazi menshi urakoze mwana wawe Sinari ko nabona umukana makatari. ndashyira inoti ya 5 hano uyu mukino tugiye gukina 5K. intego 5K Okay. Ndayaguha. Fine. Bagiye. dore ari muri iriya sakoshi ndaguha reka nsoma amagizi maze nkwereka aho mbere ikibazo byeri ziranyikiye ariko Sondanti. Kubera iki utahuye na papa wanjye mbere mu mbere mu 5K. nisaba ko ntayireje ndabigira gute Uvuye mu bukwe. Ntabwo wagiye gusenga. akira Ndinaniwe. ubu kabaye Iryo se kandobe nijye byose ko ndeba ari danje urapfuye nata urajya he sorry ntabwo nayibonye rwose urajya he reka ngo hati byose ndabona uri viti Sante ubundi ko iki atari we wabaye mama wanjye. Nifuzaga ko wenda wahura na papa wanjye mbere mugakundana mukambyara byibuze nkajya mwita mama aho kugira ngo ube anti wanjye. Anti dukomeze nta kibazo nta kibazo dukomeze uze nawe umva tujya mu cyumba kandi unjyanire iriya sakoshi reka nze mbahe karibu abo bantu yihute Natasha yihute yihute wi ni karibu Muraho neza. muraho Makuru. ni meza Meze neza. meze neza Nturikirana se ego komane mujuru. ndimo ndikina sijya wibana hano Ni uri. Yewe. mu kwibaza nkisubiza Sorry. muragenzwa n'amahoro se Namahoro. Ndatuje kukuramutsa. kose muramutse umuntu mutanamuteguje niko ikinyabupfura kivuga buriya Oya kubera ko twari tuzi ko ibyo byose uri mu rugo. Hari umuntu twari duhuriye hano ruguru aratubwira ngo urahari. Turavuga rero ngo reka tunyure aha ngaha nk'abamama. mu nyendera aho muraboneye We ntabwo ari ibyo ruyi. ntabwo ari kukwandira Twari tuje kukuramutsa tu. Ngo tuganire nk'abadame. Si ubundi ubona waba ukeneye kuganira n'abadamu bagenzi mba bawe. mbikina ariko mugomba kunteguza Utaha. utaha nyine muzabikora ariko vraiment kujya gusura umuntu nanjye bafite ibyanjye nk'uko namwe mugira ibyanyu ubundi se uko musanzwe mubizi ujya telefone ndayifite kuki mutampamagaye Ubu nta muntu urajya gusura utamuteruje ruyi. ariko si byo gihe siko mbyumva niba ariko mubyumva ukahisa Pardon rwose ntabwo tuzongera kubikora. tubyihorere amakuru yanyu se kibazo makuru meza gusa ko mutajya muboneka mu nama y'umudugudu ku munsi w'umuganda ntabwo mwaje ntabwo twababonye mwari mwabaye ndaza ariko sinza buri munsi nanjye mbafite ibyanjye ariko muzi ko ari ngombwa gukora umuganda no kwitabira inama z'umudugudu ndabizi pe no muri gahunda za leta ndanazitabira ariko niba mutambonye uwo munsi n'ejo naza ariko ndumva atari ibintu birebire mwagira birebire ariko ndanabazi mwikomeza kunjijisha muba mufite amagambo menshi mwirwa muvuga ngo nabatwariye abagabo ariko ubu gihe kibasumba ni jye watwaye abagabo kuri uno musozi wose ndabamara ese abagabo bose baza kwa kibasumba ndabizi ko amagambo yabarenze umuntu wabaye muremure Ariko rero njye ndumva burya nta ahantu hose bavuga ngo hari umuriro ahaboneka umwotsi burya ngo haba hari umuriro. Niba abantu bose bahora babivuga ubwo urumva atari ikibazo. muzabifata uko mubyumva jyewe ndi ikibasumba nzaguma n'ibyewe Bikaguha uburenganzira se bwo gukora ibyo ushaka mu ngo z'abantu nawe. nibibababaza muzajye kundeka wowe uzagenda ubwire gitifu niwe uri hafi yawe cyangwa undege hejuru
baze bavuga uburyo natwaye abagabo bandi bose nabamaze. ariko se iyo ureka twahoze tukagusobanurira icyo tugushakira ntuhite udutanguranwa udutanga mu mutwe no mu mashongoro. Ahubwo wowe nta n'umugabo ugira uzambwire ngo he pasi yenda batoza akagira umutima mwiza. Anti, Urumva? anti papa ari kuguhamagara. Umva, nimumvire hano. Nimumvire hano ariko ibi ni ikira. Ariko ndabona mwana namvogereye. Nimumvira. Ibi ni iki? Shyaka, ngwino rero ndabona byatunganye. Ngwino hakize urufata icyayi n'umugati. Aho wose mbwira ejo naguhereje amata ngiye kubona gutomeye ego bana yanjye hari ahantu we ubona amata ni igihe wabyo sinakubeshya. ariko mwana wanjye mbabarira kukoza gutyo nanjye nivugiraga ndabizi ko nta hantu wayabona. Hatari ngaho rebera umuntu atashariye hari ibiryo byose ngo ni muhere ntaza kugiriza rwose papa nabivuga twari wanjye ni karibu ubundi se ndakuze yanga umpa karibu mpande wowe hano urabona uri icya ubona mwatinze nyine kuza kunyura noneho ako kanya ngewe ndicyura urumva ntabwo nagombaga kunkomeza kuba ndi hanze kandi nyine n'abana bari hariya hanze noneho bituma rero bitangirane bituma hitanza. iyo ukubona se Karisa ntabwo ariko twari turi kumwe ukayimbungabira imihana nk'uko uyikunda. Karisa ntabwo twari turi kumwe rero mbwire ntabwo biza kuvamo ntabwo muri igisobanuro cyo kubura ahangaha ndaje ntereka ukuntu koko ariko kari kuko ubushaka iki koko mama buretse ndakubaha ariko ubushize umwirukana ari mpari ndabizi neza simbishidikanya ko waramurenganyije rero jewe sikureka wongera gukora iki uce kuri mama ni ukuvuga ngo noneho bayese noneho reka mubwire noneho ninjye ukwirukanye muri uru rugo maze noneho natwe turebe uranyirukana nkande nk'inkeragutabara nkande ntabwo kuvuga ngo uranyirukana nkande hano iyi nzu wayubatse wowe ubona yubatse ariko papa nabikubwiye ndakubaha ariko n'umwana arareba ni ukuvuga ngo uhisemo kuba umwana wesiko ndareba wesiko mama fungura musore mama fungura musore wesiko fungura musore umwana arareba wesiko fungura musore mama genda Kanyi, urakoze. ni wowe wabyaye sha. umwana wanjye Ni wowe wabyaye. tuzabicishamo gute Iyo Natasha haba. simba mariki Natasha yahawe. agenze kwuze ndebe kumeze ntugaruke uzi kuko humura ndabona nahagurutse ndagenda mwese murambamana murambwira ngo ningaruke hanyuma ntongere kubitekerezaho ahubwo tuza mwana yanjye kuko nzagire icara neza ahubwo wemeye cyane umwana wambabarira oya none singiye ko wamatira kubifata nawe ok cara nanjye bicara sibyo mwana wanjye kuko urabona yuko bimire kuko ibi biramanuka tubyirengagize rero buri se wahoze umbwira ngo nta kibazo wongeye kwiteza
Veterine. Uraho neza? Mwabyana. Ese ko uzindutse cyane? Isahara? Reka ni isaha da. Sikigeze banza ari dusanzwe isaha tugiye. koko. Ahubwo se wowe waraye. Je naraye izamu. Ndimo nihuta kugira ngo ngende nduhuke. None se amakuru hari uyu munsi sigo turi bujye kureba wa mudamu. Oh my god. Usko ntakubwiye. Sha ejo twagiyeyo. Umukuru akagira inkuru. Mbere. Opete yaje ku ishuri aje kundeba dusanga gukomeza gutinda byaba ari bibi. Turavuga ngo reka duhite tujyayo. Ko yatubwiye di reka byagenze bite rero? Yaratubwiye umva. Yaratubwiye ngo warabizi ngo muri aka gace kose ngo abagore bose birirwa bavuga ngo yabatwaye abagabo ngo kandi abagabo banyu ntago muzi kubitaho. Reka dare ko sura mudamu. Angezeho rero sasa. Nge wowe uje nkande ubundi ushinzwe abana ushinzwe abagabo ko nta n'umugabo ugira nta n'abana ugira. Reka da yarambwiye cyakoze nsanga ibyo avuga ni ukuri. Oya ntabwo ari ukuri ahubwo se nibyo da yavugaga ni ukuri nuko nyine oya nuko kuri kose atari ngombwa kukuvuga nuko hanyuma rero dusohoka buri wese nta cyemezo afashe gusa nyine yaratubwiye hanyuma dusanga dufata umwanzuro turavuga ngo uriya muntu yabaye akahebwe reka tumureke ariko jewe numvise nabagira inama mwebwe abagore wa mugani we nkuko nk'abagira abagabo mwite ku bagabo banyu niba bibananiye azaba batwara umva azaba batwara. Oya none se twakomeza tukarebera akagumya gasenye ngo z'abandi uzi ko twasanze wa mukobwa wa Simoni ariho aba niba siga atwara abagabo gatwara n'abana byaratuyoboye Natasha se rero Natasha nagira ngo nkubwire nubwo uri muto nubwo ufite imyaka mike nagira ngo nkubwire yuko twasanze utwite. Yanga rwose. Yewe nwite Natasha? Niko nibyo twasanze utwite kandi ugomba kwikurikirana ukamenya ubuzima bwawe ukabukurikirana. Nguri seriye. Twasanze utwite nubwo ufite imyaka muga kugiye kure. Oya ntabwo ngiye kure reka ngende njye kuruhuka. Ahubwo niba mwaragiyeyo reka tubyakire buriya bizagenda bikosoreka reka ngende nduhuke. Sawa umunsi mwiza reka ngende. Ya muganga ko abanje akabitekerezaho cyane tumaze kuri Natasha. Alo? Wishira ibiti? Ni sawa siko wanyanze wagiye ugira ngo dufitanye ko kitazavaho koko. Usigaye umbeshya guhura nkakubura. Uzatinda? Bebe wagiye ureka koko sinanubwo wumva ko mukumbuye koko. Uzahita uza kundeba? Okay fine. Nanjye ndagukunda cyane. Kankindi. Gisubiye kibazo. Bye. Bitse uvuga. Ndeka jewe sinzi ikintu kizadukiza uriya mugore keretse Imana yonyine nako simbizi arangijije sinabona uko mbikubwira
Kankindi akodesha iki? Simbizi. Kankindi uriya mundekere nzamwahagiza. Mukurekere iki? Umva nzamwahagiza amanywa ava. Uzabona azatuvira mu buzima rwose. Oh ma chérie. Waramutse ute? Umeze neza. Hano ntumeze neza se? Dore rwose ndabona wanakiza. Uzi ko utakirwaye. Meze baho papa. Nashakaga amafaranga, ikintu nashakaga kugura. Amafaranga ndakora ikibazo. Ndaje nyakohereza kuri telefone. Urumva ushaka nkangahe? Thank you. Nta kibazo ayo yose. We yajya umbwira amafaranga se ko ari we na kibazo mba nkorera. Cyose ni ikihe? Ntacyo ndakohereza 20. It's okay? Ntagufasha? Ushaka sangahe? Masi 50. Ariko nibyo n'umusatsi ndabona ntabwo yari yakupe nkunda. Nta kibazo nawe ubundi rero Kankindi mundekere nzi ko mu gihe gito cyane aba yatuviriye mu buzima burundu ku buryo ibi byo kubyuka rwose ubyuka uvuga Kankindi wagira ngo Kankindi ni nk'umuzimu neza neza. Uzi ko Kankindi akubanye umuzimu nanjye mbanye urutare. Ubwo mwiza ndakwizeye. Kanitera amazi. Ndaje umwana. Ma fille. Hi. Biteze. Meze neza. Meze bon. Nangiye kurashira wanjye afite urugendo ejo. Rero yaransabye kujya kumureba. Ntushaka uruhushya? Dusatse ndabona hano ujya ubanza wasokoze neza umukobwa mwiza kuri mwiza subizi dore ubanza wiprotokole hose zimwe nazo ndaza kuzindura muri no minsi. Merci. Wambaye neza. Thank you. Vraiment ikanzu ndayikunda vraiment aho urabemeje uraberewe pe. Merci. Mafi uraberewe. Merci. Gaho genda umureba ariko ntumubwire bya bindi. Sibyo? Sawa. Aho turabumvikanye. Bye ma belle. Bye. Sawa. Ariko rubize nanjye nagoye koko. Ubu iri shyano naryo rije kunyitendekaho. Ibi si ibibazo ariko buretse. Uzahangana. Nawe nitaba ibi ibibazo. Nanga susugura mu rugo rwanjye ngiye kugaca. Abyemeza nk'abandi bagabo kumugana Simoni. Atufashe nk'imbwa. Buri si zoga zitwara iki? Nenge kumana nk'abandi bagabo nayi. Nese cyo mu rugo rwanjye. Umuntu wo mu kirera. Ko yitoko. Inzoga se zitwaye iki? Yewe we, nyampunda makuru aranyizanira aramwica we. Sha, mutima ukeye ukuntu yari yaranyigizeho igufa ye baba we. Ngiye kuri umudodera rumukwire. Bigaragara ko nta muntu n'umwe wigeze umwiba. Ye baba we aramwica ariko. Aramwica n'igenda ari yungurira gurishwa ye baba we. Aramwica. Iri joro uva ko Uno Simoni badufashe nk'abagabo b'imbwa zitamuka mu ngo zabo. Inzoga zitwaye iki? Kari, Ura. Misawa. siko mbona ukataje wirukanka cyane. Ibibazo biba byabaye umundishyano byose abantu bakagerekaho n'ibindi ntago papa bafashe umuntu w'ingarane. Ibibazo biri hanze aha ngaho wowe. Wowe bite? Ariko se ushaka gutekenya nko mu cyamukuru wawe.
ndabona ukataje hari imari ukurikiye ugiye kureba. Ndeka wa mugabo ibintu biba byacanze umuntu umva uyu mujyi kubamo biragoranye cyane hasi yanimuka ugendekeye bite nibazo wa muhungu aha ariko kari ubundi wamenye ko wa muhungu wanyu bamujyanye mu kigo ngororamuco ibyo birandeba iki nibamenye ibyana nanjye nzamenye ibyanjye zamenye urugo rwanjye nabamenye urwabo none bitakureba ntabwo ari umwana bindebaho iki uragira ngo birebe nde bizabarebebo zamenye ibyanjye nabyo ntibinyoroheye nyuma y'ibihe hahishe byinshi ukuri none ntibigutesha ahazaza hawe kuko ejo hawe ni heza haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe hahishe byinshi nyuma y'ibihe